Amashyi menshi cyane twakire Rumi. Oye gumanga kuri stage ndabona wambaye akageretse sha uze gucunga neza udahanuka ukavunika neza biteze ndakomeye kira mikoro hasi turamuka ndashaka kwishimira cyane uburyo umaze gutera imbere ariko ngira ubwoba bwa confidence ugira ureshya gutyo ibintu ugiye kuvuga niwumva uturuka ahantu ugiye kuvuga wikomera amashyi niba uzi ko ahantu uturuka yiri kwarangira umuntu ubwo uri kuri telefone uvuga ngo shafe kati ibumoso uzamuke umanuke n'umunaga kaburimbo gashyashya bubatse urakata urabona jaride hari jaride hari amapartema 3 yuzuye amashyashya y'umweru ari gate y'umukara aho niho nuye ikomera amashyi niba uzi ko ahantu turuka wicayemo hano uri kuharangira motari ubwo twageze ku motari nugera ku kazu ka MTN ukata inyuma yako hari ahantu hasa abayicaye abagore bari kotsa ibigori umanuke urabona kabotike cya Skoro haba harunze amakara muhagarare ndaje mufate ikomera amashyi ahandi hano hakora cyane rero niba uzi ko hano utuye hazamo ngo mota nugera kuri icyo kigaraje hari agashyamba kahoze ari irimbi nuza kugera mu rugo amahoro uvuye hano uvuye ngaho Imana ishimwe urabona muhinda amaroji buri abatandukanye yego hari roji reka tuvuge ku z'ibihumbi 100 iz'ibihumbi 80 20 oya ugiye kure tuvuge ibihumbi 100 80 50 50 25 n'icumi yego icyo mvuga nushaka kujya ugisubiramo kugira ngo brag iryohe roji y'ibihumbi 100 roji y'ibihumbi 100 shyiramo imbaraga muhi roji y'ibihumbi 100 yego ifite amazi cyushye nakonje na silipa mu nzu banzere ku mazi ashyushye nakonje ibifitemo amazi ashyushye nakonje na silipa mu nzu enye silipa enye in case hagize urucika wakoresha urwo ngurwo runo haba harimo televiziyo nziza ifite abonema televiziyo igira abonema ujya muri decoder aka urashaka urumwika ifite abonema nta kibazo harimo wifi itararangira yego harimo ibitanda 2 bitavuga cyabara bikoze cyabara setse none ongera aka kantu kimwe gishashe neza n'ikindi gishashe neza kiri iki isashi kuri icyo kiri isashi aho harimo agatebe kameze gute kameze ukuntu yego ako gatebe karyoshye twumva kaba kameze agatebe kameze ukuntu gasumba mu yindi ho gatoya yego iyo ni roji yangahe yijana n'ibihumbi 100 oya tujye kuri roji ya 80 ibihumbi 20 byanze bikunze bivira ahantu haba harimo silipenye harimo wifi harimo n'ibindi bintu byose 20 tuvuge ko biviraho hehe 20 internet bayarashize cyangwa wenda bonemo Yuta kibazo tujye kuyasenkana yasenkana yatangira kuzamo ibibazo ni kimwe nka zira zose ariko televiziyo irimo kenshi yicanye hajyamo ibara ry'ubururu gusa yego nko ku bantu bakunda kurara bacanye itara niyo umuntu araracanye twagiye kuri roji no za 25 yego ujye usubiramo ni roji bifite ibibazo bimeze nkaho cyane pe byinshi cyane nkaho ku buryo niyo ikiyinjiramo ubona igipapuro cy'amabwiriza ubona igipapuro cy'amabwiriza ukiyinjiramo kivuga ngo turabingiza nyabuneka nimukorere bya mfura mbi kuri iyi matora kuko nashashe igize ite iriho ugize ikibazo hamagara iki iyi nomero babizi ko ushobora kugira ikibazo roji y'icumi rero
nubwo uba wishyuye umeze nk'uye excuse ngo buse ngo umuntu ejo ashatse gukora bayabona amazira wayabona umuntu ashatse kwihagarika nijoro yajyaye urabona ko ari agapangu urakata inyuma ariko nusohoke nijoro bwije batagira gute batakwiba telefoni banakubwiza no kurunga iyo ndaya muzanye nikwica ntabwo bakubwira ngo mukunzi mugiye kuranamo hano nikwica bigira gute bikubazweho tugiye kwakira akira amaso y'inyana tumukoresha hano mbere na mbere yuko muzana amaso y'inyana ni umwe mu banyarwenya birwanyeho bagerageza gukora urwenya ariko bafite ubumuga bwo kutareba cyangwa kutabona ndetse n'inshuti yanjye hano cyane ndagira ngo nawe muzane mukoreshe ikibazo gihe ushobora kuba uri kureba ukagira isoni zana amaso y'inyana muhi ushatse wakwigendera amaso y'inyana umeze neza bambwiye kuri imfura cyane wakira mikorofone urakoze cyane navugaga bambwiye kuri umuntu mwiza nibyo bambwiye kureba ibikureba sibyo yego ibitakureba ndeba hejuru maso y'inyana ngiye kugukoresha ikizamini bavuga ko sibyo yego bavuga ko umuntu utareba abarebesha amaso y'umutima ndashaka gukoresha ikizamini ngewe nuri inshuti yanjye yego igiramo hano mo hagati hagarara ngaha gutya ubuhoro shaha umura ntago nkwica nta wundi mugambi muwisha ngo ufiteho ni ukuvuga ngo ikintu kigiye kuba ngiye kuguha kado nk'inshuti yanjye hari kado iri iburyo sibyo iburyo bwawe ni hehe iburyo bwanjye ni ahangaha yego sha amaso y'inyana ibumoso ibumoso ni ahangaha sawa hari kado uri butahane urahitamo kado uri butahane hari kado ngiye gushyira iburyo bwawe hariya n'ibumoso bwawe hano wowe urahitamo sibyo ariko mwana rwagajwe ndikumva mbikemanga ubundi iyo nkumva mba numva uri nk'umuntu w'imbwa ariko reka ndebe maso y'inyana umbabarire tutaza kubagana tutarebana cyaba ari igitangaza kabisa reka negereze ndebe ariko nituze kubagana tutarebana pe oya nta kibazo ndagira ngo kwibutsa abantu ko turi inshuti hari kado ya mbere nambukije sibyo maso y'inyana yego ngiye gushyira ufite uburenganzira bwo kuyicyura ukayiporeza nijoro nibyo kurya sibyo yego kado ya mbere y'iburyo yahageze sha amaso y'inyana ikaze ndebe indi kado oya humura hari indi kado y'ibumoso nakubwiye ko ari ibyo kugira gute nibyo kurya yego sha amaso y'inyana ngiye kukuvumbura mwitonde ariko se mushobora kuba mumeze gute twagiye maso y'inyana maso y'inyana ufite kado ebyiri nziza cyane sibyo ni ibyo kurya ndeba hano tureba hano mu maso maso y'inyana hari kado ufite iburyo ukagira na kado ibumoso bwawe maso y'inyana amahirwe aruzi 100%. Niye kado wumva ushobora gutahana nge mitemo hitamo rwagajura ako rwagaju ndikumva ariko hano ibumoso hari ukuntu ibintu biryoshye fresh no maso y'inyana maso y'inyana maso ikintu cyabayeho hashobora kuba habayeho kuvanga ibintu sibyo oya itonde gatoya ayo mujenera maso y'inyasha ndaje kukuvumbura aya ntago ari amaso y'umutima uri gukoresha pe uyu ni umutima munywanyi ni ukuri kw'Imana maso y'inyana nubwo wavuze ngo ndi imbwa ariko ndakuvumbura hagararamo hagati ese ko muri amaso yatukuye ikibazo ni aya matara mwana ntabwo ikibazo ari aya matara maso y'inyana reka mubwize ukuri noneho mfite kado za zindi nazihinduye ko numvise hasa nkaho harimo akabazo sibyo maso y'inyana hari kado iri ibumoso n'iri iburyo
ndashaka by'umwihariko noneho utombore. Indyankuri ako no bagira ngo ikibuga cicuritse. Maso y'inyana cicurikiye. Zaramufashe. Maso y'inyana ubyibuke neza ko ufite iki? Hano ni impano wari wangeneye. Maso nya bwa nyuma ndagira ngo nsaba abantu baze bamfashe hano. Ngiye kuzana izindi kado. Kambe tubika neza. Ngiye kuzana izindi kado. Maso nya amafaranga bagwaye ni 1000 nushaka kuyavunjisha umbwire. Yego. Ni 1000 atakiri kubashaka ari 5. Mwabibonye? Maso nya nzana izindi kado mpuzamigabane zirenze. Maso nya urahitamo iburyo cyangwa ibumoso? Mwanya wanjye buriya hari aho bigeze ndabona ugira ngo ngere nka Satani ibyo yakoreye umwana w'Imana. Yambwa ati simbuka baragusama. Ndabona ibyo nawe ushaka rwose. Aha nta nimwe wahitamo se? Aha ngaha wambereye Satani. Maso nya urareba pe. Mwigendere. Zana amafaranga mvunjira kikare. Bagwaye 2. Hano haba biro exchange. Murakoze cyane. Murabona ko iyo namugira mbamiye. Ngo nubwo ndeba ndimbwa. Cyane uri umugabo. Ndagira ngo nereka abantu ko ushaka kuba ufite ubumuga, ushaka kuba nkosora. Umuntu ufite ubumuga burya arabajya bavuga ngo umuntu ubana n'ubumuga. Ubumuga si umugore. Umuntu abana n'umugore. Umuntu abango ufite ubumuga. Kandi ukabikora neza murakoze. Kabikora satsa. Who can recycle here for Pogba? Well, ladies and gentlemen, how's everybody doing? Igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru kigiye gutangira. Ese wowe uzakirebera he? Ndagira ngo uhereze amakuru yizewe yuko muri Samsung 250 bagufitiye promotion kuri TV zose 15%. Gerayo nawe ugatahane rwose. Ikindi nuko tugufitiye televiziyo nini cyane wareberaho igikombe cy'isi nkaho wibereye muri stade. Duhamagare kuri izi nimero and then we can deliver the order. Ntabari ucikanwa n'aya mahirwe. Ciao. Ujinga wongera inyana